Muy buenas noches, Mwiriweho, amables amigos nshuti bakundwa y hermanos presentes. na bene data muri aha ngaha. Para mí, Kuri njyewe un privilegio y bendición n'ihirwe grande ndetse n'umugisha ukomeye ustedes kuba ndi kumwe namwe en esta ocasión muri uyu mwanya para compartir kugira con ngo ustedes nsangirire hamwe namwe momentos de compañerismo umwanya w'ubusabane alrededor de la palabra de ku ijambo Dios y su ry'Imana programa ndetse na gahunda yayo correspondiente ijyanye a este tiempo final. n'iki gihe cy'iherezo. En Apocalipsis Mu byahishuwe capítulo 5, ibice versos 1 bitanu en adelante, umurongo wa mbere dice, ugakomeza haratubwira ngo y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, mbonana un libro yicaye kuri ya ntebe escrito igitabo por dentro mu kuboko y por kw'iburyo fuera, cyanditswe imbere n'inyuma sellado con kandi 7 gifatanishijwe ibimenyetso birindwi sellos. by'ubushishi. Fuerte que pregonaba Mbona con marayika voz, ukomeye ¿quién es digno de abaririza abrir n'ijwi el rirenga libro ati, y desatar sus sellos? ninde Ninguno, ukwiriye ni en el cielo, kubumbura kiriya ni en la gitabo no tierra, kumena ibimenyetso ni debajo de la bigifatanije? tierra, Ntihagira uwo mu podía ijuru abrir el cyangwa uwo mu libro, isi cyangwa ni uw'ikuzimu abrirlo. ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo, habe no kukireba, habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo, amene ibimenyetso birindwi bigifatanije. Nuko mbona hagati ya ya ntebe na bya bizima bine no hagati y'aba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe arindwi n'amaso arindwi, ariyo myuka irindwi y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo ku yicaye kuri ya ntebe. Amaze gufata icyo gitabo, bya bizima bine na ba bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo mashengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye gufata igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose n'amoko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Icyampa ngo Imana ihe umugisha ubugingo bwacu ikoresheje ijambo ryayo kandi twemerere kurisobanukirwa. Ugutakamba ko mu ijuru. Mushobora kwicara nyamuneka. Muri iki cyanditswe tumaze kubona ibizaba birimo biba mu ijuru mu gahe gatoya. Uwicaye ku ntebe y'ubwami, Imana Data, ifite mu kuboko kwayo agatabo gafatanishijwe ibimenyetso birindwi. Icyo ni igitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, ariho handitse muri cyo amazina y'abo bose bazaba bagize itorero ry'umwami Yesu Kristo. Iki ni cyo gitabo cy'ingenzi cyane mu ijuru ndetse no ku isi. Iki ni igitabo gihesha uburenganzira ku bugingo bw'iteka ryose. Iki ni igitabo gihesha uburenganzira ku byaremwe byose. Iki ni igitabo gihesha uburenganzira aricyo cyahawe Adamu, ariko igihe yacumuye agakora icyaha Adamu na Eva, iki gitabo gihesha uburenganzira Imana yarongera iracyisubiza, nuko cyongera kugaragara kiri mu kuboko kw'iburyo kw'Imana. Iki gitabo gihesha uburenganzira mu gihe cy'iherezo ku munsi wa nyuma kizafatwa na Kristo
ubwo azaba ahagurutse ku ntebe y'ihongerero, donde él ha estado por 2000 aho we años, amaze más de lo que imyaka puedan ibihumbi estar bibiri, en ese ukongeraho lugar santísimo, n'abandi bakibura bagize ahera cyane, arimo abingingira akoresheje amaraso ye bwite, yingingira abo ngabo único, bamwakira nk'umucunguzi wabo umwe rukumbi ubahagije. cuando se complete el Igihe número de la iglesia del yujuje Señor umubare Cristo, ugize itorero ry'umwami Yesu cuando Kristo, haya entrado hasta el último aribwo escogido, hazaba hamaze kwinjira kugeza ku ntore ya nyuma, uwo ufite izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Nuko rero noneho Kristo azaba asoje umurimo we wo kwingingira nk'umutambyi mukuru mu ijuru, en el mu rusengero de Dios, nyamukuru rw'Imana, en el hariya lugar santísimo. ahera cyane. Entonces Bityo rero saldrá del trono azahaguruka ku ntebe ya intercesiyo y'ihongerero, nuko ahereko ahinduke intare yo mu muryango wa Yuda. Iyo niyo mpamvu mu gihe hubo un hari hari anciano umukuru allí hariya que ari we estuvo cerca de Juan, wari wegereye el Yohana, cual estaba escuchando ndetse ni nawe fuerte, warimo wumva marayika ukomeye warimo ¿quién es avuga n'ijwi rikomeye el ati, libro ninde y ukwiriye desatar gufata los igitabo sellos? ngo abumbure ibimenyetso bigifatanije? El anciano Umukuru estaba cerca de yari Juan. yegereye Yohana, Juan lloraba nuko mucho, Yohana yarimo arira cyane kubera ko ntihari habonetse n'umwe ukwiriye, yaba mu ijuru ndetse no ku isi ndetse no munsi y'isi, para tomar kugira ngo ese libro afate icyo gitabo nuko akibumbure. tiene que ser Yagombaga kuba un hombre ari umugabo que naciera en la wavukiye tierra ku isi sin ariko pecado, akavuka adafite icyaha, que fuera el kandi pariente akaba directo ari del umucunguzi ser humano. mwene wabo wa bugufi w'umuntu w'ikiremwamuntu. Allí estaban los Hariya rero hari hariyo abahanuzi, pero todos ariko habían bose venido bari de baraje un millón de un banyuriye hombre y de una mu mujer. guhura k'umugabo n'umugore, Y allí estaba uno ndetse hariya hari hariyo venido umwe de un hombre y de una mujer, utarigeze amado, uza pero había pecado. bikozwe Por lo tanto, él no habaye podía guhura ser k'umugore n'umugabo ari we Adamu, ariko kubera ko yari yaracumuye, bityo rero ntiyari akwiriye kuba umucunguzi wa bugufi ugomba gufata icyo gitabo. Yari agifite ariko yaragitakaje. None se Kristo yari ari hehe? Yari ari ku ntebe y'ihongerero, intercediendo por arimo los últimos yingingira que recibirían abanyuma bagombaga kumwakira Salvador. nk'umucunguzi wabo umwe rukumbi ubahagije. Llega el momento Nuko rero hashyitse umwanya que ubwo el anciano umukuru yitegereje termina la abona obra de ko intercesión asoje de Cristo umurimo saliendo del wo trono. kwingingira wa intercession, nuko abona Kristo ahaguruka ku ntebe y'ihongerero, hakurya umutambyi mukuru yahagurukaga ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa karindwi, Luego aka- de hacer la obra de intercesión, akava ahera nyuma y'uko yabaga asoje umurimo wo kwingingira akoresheje ya maraso ya ya hene y'impongano, Levítico nk'uko biri mu Balewi 16, ibice 16 umurongo wa mbere ugakomeza, ndetse no mu bice versos 26 ndetse no mu bice 23 umurongo wa 26 kugeza kwa 29. Mu gihe umutambyi mukuru yahagurukaga, murumva, cambiaba noneho él también yaheraga ko su labor, umurimo we ugahera salía kugahinduka, al pueblo, nuko colocaba las manos sobre el macho cabrío, agasohora el macho abantu, agashyira amaboko cabrío, kuri ya hene el pueblo y'impongano, lo enviaba lejos, y él ndetse indi hene yo yayaturiragaho ibyaha by'abantu, nuko bakayohera kure. Nuko we ku mugoroba, mwibuke ko en el templo ari iby'ingenzi ko ku mugoroba aribwo yasozaga imirimo yo mu rusengero, kubera ko mu rusengero ku mugoroba nibwo Kristo asoza imirimo ye nk'umutambyi mukuru mu ijuru, mu rusengero celestial. rwo mu ijuru. Conforme al programa de Turebeye Dios, kuri gahunda y'Imana, estamos en el turi tiempo de la tarde, mu gihe cya nimugoroba, aricyo kijyanye occidente, n'iburengerazuba, continente umugabane americano, w'abanyamerika, porque el sol kubera ko izuba se pone rirengera cyangwa se rirenga ku mugoroba, nuko rikarengera iburengerazuba, ariho muri teritwari mu gace, termina el sol ako gace recorrido. niko gace aho izuba risoreza urugendo rwaryo. Cristo Rero llega el tiempo Kristo de la tarde
mu gihe cya nimugoroba azahaguruka ku ntebe y'ihongerero mu gihe hazinjira abo bagize itorero, hakinjira uwa nyuma wanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Urumva, muri icyo gitabo gifatanishijwe ibimenyetso birindwi. Nuko bityo noneho ubwo azaba yamaze guhinduka kera intare yo mu muryango wa Yuda, ntabwo azaba akiri umwana w'intama w'Imana. Ariko Yohana igihe yumvise umukuru avuga ngo wirira, nuko nk'iyo adasohoka ngo hagaragare umuntu wagombaga kureklama ngo asabe gufata icyo gitabo, nuko akibumbure, akora umurimo wa reklamasiyo yo kwisubiza ibye, asabe kureklama cyangwa se asabe gusubizwa ibyo byose yaremye, ibyaremwe byose ukongeraho n'umuntu, ibintu byose byari guhera ko bikazimira, kubera ko igihe hari hamaze kugera icyo gihembwe cya kimana, ubwo ikintu runaka muri gahunda y'Imana cyagombaga kuba, ntabwo noneho cyagombaga kuba mu kindi gihe kindi, cyagombaga kuba mu gihe cyagenwe n'Imana. Nuko rero Yohana yararize cyane, kubera ko nk'iyo hatagaragara umucunguzi wa bugufi, ibintu byose byari kuba bizimiye. Urumva ko byose byari gusubira mu busa, byose byari kuzimira bikabura, ibyaremwe mu mwuzuro byose byari guhagarika kongera kubaho. Iyo niyo mpamvu byari by'ingenzi cyane, uwo mwanya wari uw'agaciro cyane, umwanya ubwo ijuru ryari ryegereje cyane kugira ngo ribihindure ukuri, ribisohoze. Ibyo bintu byose biba mu ijuru, mu rusengero rwo mu ijuru rw'Imana, noneho nyuma bihera ko bikigaragaza mu rusengero rwayo rwo mu mwuka rw'Umwami Yesu Kristu, ari ryo torero rye. Rero umukuru we yari azi gahunda y'Imana, Yohana we ntabwo yari ayizi, ntabwo yari azi ko ibyo byari bigiye kuba. Nuko abwira Yohana ati, Yohana wirira, ati dore intare yo mu muryango wa Yuda yamaze kunesha, kugira ngo afate igitabo akibumbure. Nuko mu gihe Yohana yitegereje, igihe umukuru yavuze ati dore ngiyi intare mu muryango wa Yuda, Yohana yitegereje abona Kristo, abona umwana w'intama w'Imana, ari we Yohana umubatiza yavuze ati dore nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ariko umukuru we ahera akamugaragaza nk'intare yo mu muryango wa Yuda. Yohana amwitegereje amubona yuzuye amaraso, kubera ko yarahagurutse, yaraturutse ku ntebe y'ihongerero. Mu gihe umuntu yitegereje nko mu isezerano rya kera, igihe yitegerezaga umutambyi mukuru, igihe yabaga aturutse ku ntebe y'ihongerero, aho yabaga yinjiye afite amaraso ya hene y'impongano, noneho byari ibintu bisanzwe kumubona yuzuye amaraso, kubera ko yabaga arimo akora, asohoza umurimo wo kwingingira akoresheje amaraso ya hene y'impongano. Rero noneho ubu ngubu Yohana igihe yitegereje Kristo, yamubonye yuzuye amaraso ye bwite ku giti cye, ariko hari hamaze kuba impinduka kera, kubera ko ubwo yari intare yo mu muryango wa Yuda. Nuko rero impinduka zari zamaze kuba kuri we, ariko noneho ubu ngubu yari agiye guhindura imyambaro ye uhereye ubwo ugakomeza. Rero noneho ahera ko ahinduka intare yo mu muryango wa Yuda, afata igitabo akibumburira mu ijuru, nuko asohoza umurimo wa reklamasiyo wo kwisubiza ibye, aho azareklama ibyo byose yacunguje amaraso y'igiciro. Urumva ko buri muntu wese wamwakiriye nk'umucunguzi we, nuko we akoresheje amaraso ye akamwezaho ibyaha byose. Kristo hamwe n'igitambo cye ku musaraba i Golgota yacunguye isi ndetse acungura n'umuntu. Nuko rero isi Kristo azasaba kuyisubizwa, nk'uko bimeze no kuri buri mwizera Kristo.
nawe asaba kumusubizwa muri iki gihe cy'iherezo. Abapfuye muri Kristo bazahera ko bazuke bari mu mibiri y'iteka ryose, naho bariho ari bazima tuzahindurwa. Uwo ni umurimo wa reklamatio wo kwisubiza ibye. Ntabwo ari uwo mu gihembwe cya karindwi cyangwa se igisekuru cya karindwi cy'itorero, ahubwo ubera mu gihembwe cy'igisekuru cy'ibihe rikomeza imfuruka, aricyo gisekuru cy'iteka ryose. Ukuza kwa mbere kwa Kristo kwabereye mu gisekuru cy'ibihe rikomeza imfuruka cyo mu gihe cyatambutse. We rero yari ibuye rikomeza imfuruka ry'itorero mu isezerano rya kera, kandi iryo buye ryanzwe n'abayobozi b'amadini, ryangwa n'abubatsi. Ku munsi wa nyuma ibuye rikomeza imfuruka rizaza Kristo mu kuza kwe kwa kabiri, aje ku itorero rye kugira ngo aduhindure, ndetse habeho kuzamurwa ku itorero kugira ngo tujyananwe na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Itorero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma rizaba ririmo rikora ryishingikirije ku masezerano yatanzwe n'Imana iyageneye ku munsi wa nyuma. Bityo rero, nk'uko Mose yakoze yubaka inyubako y'iriya ngando mu butayu, nk'uko Imana yari yabanje kubimwereka, nuko aha abantu amahirwe bishingiye ku bushake bw'Imana kugira ngo nabo babe abagize iryo tsinda ryari ririmo rishyigikira uriya murimo, kiriya gikorwa, iriya poroje y'Imana. Abo bose rero babashije gutanga amaturo, barimo bashyigikira ndetse barimo basohoza umurimo wo kwizera. Kandi Mose yagize intsinzi ndetse n'abantu bari kumwe babashije kugera kuri iyo ngando, barayigira aho Imana yari ituye, aho ubwiza n'icyubahiro cy'Imana cyinjiye kirahigaragariza. Aho niho nyuma Imana rero yavugishirizaga umuhanuzi Mose. Iriya ngando ni ishusho n'urugero by'urusengero ruri mu ijuru, ndetse kandi ni n'ishusho n'urugero ishushanya urusengero rwubatswe n'umwami Salomo, ndetse n'ishusho n'urugero ry'itorero ry'umwami Yesu Kristo, ndetse kandi ni n'ishusho n'urugero rishushanya cyangwa se ishushanya buri muntu wese, kubera ko umuntu ni urusengero Imana iba igomba gutura, igatura muri we. Mu gihe cy'iherezo, nk'uko byagenze mu gihe cya Mose ndetse no mu gihe cy'umwami Salomo, mu gihe yahabwaga gahunda n'itegeko ryo kubaka urusengero rw'Imana akarwubaka i Yerusalemu, abantu rero nabo bari bunze ubumwe n'umwami Salomo, barimo bashyigikira icyo gikorwa mu buryo bw'umutungo wabo, ndetse bagashyigikira bakoresheje n'amaboko yabo. Nuko babasha gusohoza urwo rusengero nyamukuru rwarimo rwubakirwa Imana, ahari hari izina ry'Imana, kubera ko Imana niyo yavuze ngo yatoranyije umurwa aho izashyira izina ryayo. Iyo niyo mpamvu kandi hagombagaho kuba urusengero rw'Imana. Aho rero niho hari hari izina ry'Imana mu rusengero riri ahera cyane. Ku munsi wa nyuma, hagati mu bukristo hazasohozwa umurimo, igikorwa aricyo cyamaze kuvugwa, aho itorero ry'umwami Yesu Kristo rizagira uruhare rwaryo mu musozo w'uko kwigaragaza kwa Kristo arimo yigaragaza mu mwuzuro we wose mu ihema rinini katedrali. Nuko rero itorero ry'umwami Yesu Kristo rizaba ririmo rikora muri iyo poroje y'Imana. Iyo ni poroje y'Imana, ni igikorwa cy'Imana, kandi ufatikanya n'Imana muri poroje zose z'Imana, ufatikanya n'Imana ni umuntu.
bikorwa binyuriye mu muntu, aho niho Imana igihe cyose ikorera. Mwabona nko mu gihe cya Mose mu kubakwa kwa ya ngando, byakozwe bikozwe binyuriye muri uriya murimo Mose yasohoje, ndetse n'abantu bari kumwe nawe. Ndetse no mu gihe cy'umwami Salomo, proje yo kubakwa k'urusengero nyamukuru rw'Imana yasohojwe bikozwe n'umwami Salomo, ndetse n'abantu bari bunze ubumwe nawe ku bijyanye n'iyo nyubako. Uko rero niko bizamera no muri iki gihe cy'iherezo, ubwo abantu bazunga ubumwe bakiyunga n'iyi proje y'Imana, ari bo ubu bamaze guhabwa ubumenyi bw'icyo cyasezeranyijwe, ibyo byamaze guhanurwa, kandi ko ukugaragara kw'Imana kuzaba kurimo kwigaragaza mu mwuzuro wako wose. Ibyo rero bizabera mu ihema rinini katedrale, kugira ngo Imana yigaragaze mu mwuzuro wayo wose. Kandi aho niho hazaba harimo havugirwa ibigize igitabo gifatanishijwe ibimenyetso birindwi. Aho niho hazaba harimo havugira impanda, urumva, aho niho hazatangarizwa hakamenyekanishirizwa impanda, ibyo impanda zavuze, ndetse n'inzabya, ndetse n'ibyago biri muri izo nzabya, ari byo bigomba gusukwa ku isi. Nuko rero hazavugwa ijambo ry'Imana ribwirwa abantu mu gusohozwa kw'ihema rinini katedrale. Kandi ukugaragara kw'Imana, inkingi y'umuriro izaba iri hariya, ndetse na marayika waherekezaga Revera William Branham nawe azaba ari hariya. Nuko rero marayika waherekezaga umuhanuzi Mose ndetse n'ubwoko bw'Abaheburayo, ari we wababatuye bakura mu bucakara mu Misiri, uwo azaba ari hariya. Urumva ko hazaba hari ukugaragara, ukwigaragaza kw'abamarayika b'Imana, abamarayika baturutse ku Mana, mu gusohozwa kw'ihema rinini katedrale. Hariya hazasohorera ugukurura kwa gatatu, uko kwigaragaza gukomeye cyane guturutse ku Mana. Mwibuke ko gukurura kwa gatatu ni igice kigize ibyo bihembwe byabanje, aribyo byeretswe Revera William Branham. Yerekwa ahantu aho yabonye amazi menshi, abona ikiyaga, ndetse abona amafi menshi yitwa truchas, amafi aryoha. Nuko abona n'amafi matoya, ndetse aho hari hari n'amafi manini cyane. Arabwirwa, marayika abwira Revera William Branham ati, ngiye kukwigisha kuroba. Wibuke ko ibyo byose, ukuroba gusanzwe gufatika, ni ishusho n'urugero rw'uburobyi bwo mu mwuka. Harimo harobwa ubugingo bushyirwa mu bwami bwa Kristo, bukuwe mu nyanja y'ibihugu, amoko ndetse n'indimi. Nuko rero mu gihembwe cya mbere yagombaga kohereza indobani, nuko hariho umutego, nuko nyuma akagenda akurura gake gake, gahoro gahoro, nuko amafi akagenda ayikurikira, udufi dutoya, nuko nyuma hakakurikiraho amafi manini. Mu kubona utwo dufi dutoya tugenda tuyikurikira, noneho nayo yagombaga kuza. Mwibuke ko amafi manini mu migezi no mu nyanja agenda ashaka udufi duto kugira ngo aturye. Nuko arabwirwa ngo ati, igihe uri bubone amafi matoya, icyo ni igihembwe cya mbere, ni ugukurura kwa mbere. Nyuma haraza gukurura kwa kabiri, igihe uri bubone amafi matoya agenda akurikira
wa mutego uri ku ndobani, van a venir los peces grandes. noneho harahera ko haze n'amafi manini. Vas a dar Rero urahera ko un elón ukurure no muy fuerte. ariko ntukurure cyane. Y entonces Noneho rero van a venir harahera ko haze los peces grandes amafi a manini los peces mu pequeños. kubona utwo dufi dutoya, kubera ko mu gihe ugiye Entonces, ukurura, nada más noneho rápido rero los peces pequeños para ir a noneho ntabwo ari ugukurura cyane, amafi matoya rero ahera ko akaza agahita afatwa mu ndobani. luego Nuko nyuma más adelante hari bukurikireho, noneho igikurikiraho nyuma ni ugukurura cyane, kubera ko uraba ugiye kuroba amafi manini. casi nadie va al río Mu bishoboka byose nta muntu n'umwe ujya ku mugezi cyangwa se ku kiyaga cyangwa ku nyanja agiye kuroba amafi matoya. Igihe cyose baba bashaka amafi manini. y entonces Nuko rero la tercera etapa gukurura kwa gatatu ko que iba nuko a pescar yagombaga kuroba amafi manini, peces amafi escogidos. y'intoranywa, y'intore. Pero Ariko cuando le mu tocó gihe dar hageze ubwo el alón en yagombaga esa gukurura, segunda, muri uko gukurura kwa kabiri lo dio muy yahere ko akurura cyane, y nuko pescó, araroba, pero pescó ariko los aroba pececitos pequeños udufi dutoya, y era tan pequeño twari duto cyane que parecía mu la buryo carnada, twagaragaraga tungana n'uriya mutego. y luego se Nuko nyuma ahera ko agenda azinga akurura y ya el ángel arimo aroba, le llamó la nuko atención, marayika ibyo bikurura amatsiko ye, aramubwira ngo que dieron al nakubwiye ko ukurura gahoro gahoro. entonces Nuko noneho eso sí dio un alón ntabwo muy wabikoze fuerte, gutyo, ahubwo wakuruye y cyane. se salió Nuko también ahera ko del agua awukura mu mazi uwo mutego, iyo ndobani yafashe agafi gatoya, urumva kasohotse kareremba. todo eso Ibyo byose ni ishusho n'urugero pesca. bishushanya ukuroba harobwa ubugingo. Y ahí Nuko aho se detuvo ahera ko ahagarikiraho, noneho a otra visión. ajya mu rindi yerekwa, La mu yindi tercera viziyo. etapa ahí Gukurura kwa gatatu aho ngaho no ntabwo cumplida. kwasohoye. Es basado a Byakomereje mu rindi yerekwa, donde aho también nanone sucede habaye lo mismo nk'ibyo bimwe, cuando está mu gihe con un zapatito yari de afite bebé, agakweto k'umwana w'uruhinja, nuko el hilo, arimo ajya gushyiramo no sé rase, cómo le llaman acá, ntabwo nzi uko muyita hano, para kugira ngo colocarlo por yinjize el ako agujero kagozi, iyo rase del zapatito y'ako gakweto gato, y nuko toma la parte afata entra, acisha mu ruhande atagombaga gucishamo aho itakwinjira. Nuko marayika aramubwira ngo lo tienes ati wayishyizemo nabi, rase wayishyizemo nabi. entonces Nuko mira el otro ahera lado ko y areba entonces mu rundi el otro ruhande, lado noneho mu rundi ruhande algo de metal hari hariho akantu gakoze mu cyuma aho yagombaga kuyinjiza. todo eso Ibyo byose fue tipificado byari ishusho n'urugero de bishushanya cosas ibintu que sucedían byagombaga en su kuzabaho mu bukozi bwe, cyangwa se byabaye mu bukozi bwe. enseñar Yarimo agerageza kwigisha ibintu by'indengakamere, abyigisha a niños impinja de séptima edad zo mu gisekuru cya karindwi, aricyo gisekuru cya Pantekote. y Rero ibyo puso byateje muchas imitaciones, ukwigana kwinshi, muchos imitándolo, hahagurutse abiganyi benshi. Nuko bityo en esas otras batangira personas, guhanga amaso abo bantu bandi, aho kugira ngo bakomeze bahange amaso barebe la manifestación ukwigaragaza del Espíritu Santo k'umwuka wera a través ari del reverendo muri Revera William Branham. William Branham. Luego Nyuma fue subido a una dimensión yahereye ko azamuka mu kirere cyo hejuru cyane, muri dimansiyo yo hejuru cyane, nuko ajyanwa mu ihema rinini katedrali. y allí Aho ngaho vio todo lo que yahaboneye estaba sucediendo. ibyo byose byarimo bihabera, No era ariko ntabwo byari ibye, porque estaba en kubera ko operación, esa iryo hema ryarimo rikorerwamo, estaban llevándose a harimo cabo hakorerwa actividades ibiterane y llamamientos ndetse no guhamagarwa voluntarios, abantu baza ku gicaniro, ukubwirizwa no guhamagarwa abantu ngo baze ku gicaniro, ndetse n'ibyo bintu byose. y vio Nuko abona que era una ko carpa ryari ihema katedrali
y ndetse vio muchas abona abantu personas, benshi llamamiento barimo bahamagarwa kuza ku gicaniro, nuko nyuma abona ko bakoze umurongo wo gusengerwa kugira ngo abarwayi basengerwe. Nuko abona kumba gatoya, y en el nuko muri ako kumba gato personas abantu allí frente aho bari bagahagaze imbere que estaban a cargo ari bo de bari recibir bashinzwe las personas kwakira abo que eran bantu traídas para babaga bazanwe kugira ngo basengerwe. Nuko por una puerta binjiriraga mu muryango umwe cuartito pequeño, kuri ako kumba gatoya k'imbaho, nuko bagasohokera mu wundi muryango dando barimo batanga ubuhamya habían sido sanados. bw'uko bakiza indwara zabo. Ariko mu gihe bababajije ¿Qué sucedió? ati se byabagendekeye gute, byagenze gute, bo baravuze ngo ntabwo tuzi uko byagenze ariko byabaye. Y entonces Nuko bityo el reverendo William Revera William Branham arabaza ati ¿por qué kubera iki en ese lugar, muri en kariya ese gace, cuartito pequeño, muri kariya kumba k'imbaho, le fue dicho, arabwirwa ngo no dijo el Señor, ese umwami ntiyavuze cuando ati oras, nusenga no seas como los ntukamere nk'indyarya. O sea, que urumva ko oren en bo alta voz, basenga basakuza y para n'ijwi que ryo todo el hejuru mundo los vea. kugira ngo abantu bose bababone, nuko bavuge ndetse batekereze ko abo ari abantu b'abanyamwuka. No entra en tu casa, Ati ahubwo wowe ujye winjira mu cyumba cyawe cy'ibanga, tu Padre usenge so en secreto, wiherereye ari we ureba ahiherereye, nuko rero so wo mu ijuru azakugororera ku karubanda. se cumple Murabona rero ahasohorera mu mwuzuro esas palabras ayo magambo ya Kristo, porque kubera ko son palabras ni amagambo que se cumplen en individuos asohorera mu en muntu sus ku giti hogares, cye igihe arimo asenga ari mu rugo, ndetse agasohora no muri iyi gahunda y'Imana con su ya Kristo hamwe n'itorero rye. Nuko rero ako kumba gatoya una cámara secreta azaba ari icyumba cy'ibanga que le corresponde kugira ngo orar en ese lugar. kigenewe uwo wakigenewe kugira ngo asengere aho hantu. Rero Kristo azamusubiza mugororere ku karubanda, Y saldrán dando nuko testimonio abo bazasohoka batanga ubuhamya la bendición bw'umugisha que ha recibido, bakiriye, sanidad de su cuerpo. ariko gukira indwara k'umubiri w'uwo muntu. Le fue dicho, Ndetse yarabwiwe ngo ibi bizaba ari ugukurura kwa gatatu. por lo tanto, el ángel Bityo rero marayika que lo acompañaba wamuherekezaga y la columna de ndetse fuego n'inkingi y'umuriro dentro, bazaba bari imbere muri ako kumba gatoya nabo. por lo tanto, Nuko rero hazabaho ihema katedrali, un cuartito ahazaba harimo akumba gatoya k'imbaho, ndetse aho hazaba hari ukugaragara k'umwami. y eso será en medio Ibyo rero bizabera mu itorero ry'umwami Yesu Kristo imbere mu gisekuru kijyanye n'iki gihe cyacu, aricyo gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka. no puede ser para Ntabwo byabera mu gisekuru cya karindwi cy'itorero. la séptima edad, Igisekuru cya karindwi kijyanye n'igisekuru cya Pentekote, kubera ko pasó icyo gisekuru kera cyamaze gutambuka, ndetse na mesaje wabo, intumwa yabo nayo yamaze gusoza umurimo wayo. Nuko rero haje ikindi gihembwe muri gahunda y'Imana, se va a cumplir ahagiye gusohorera la tercera ugukurura kwa gatatu, y en donde los ndetse peces aho ni naho ya mafi manini agiye a ser pescados. kuzaroberwa. Será una Azaba ari ukwigaragaza gukomeye cyane uko Imana izaba irimo isohoza mu gusohozwa kw'iryo yerekwa ry'ihema. Por lo tanto, habrá Nuko rero personas hazabaho abantu bafite kwizera, creyendo aribo bazaba bizeye iryo sezerano ry'Imana. y no solamente creyendo, Ntabwo ari sino ukuryizera trabajando gusa, ahubwo bazaba barimo banakora kugira ngo ibyo babihindure ukuri babisohoze, porque kubera ko la fe, kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. por lo tanto, Nuko rero habrá personas hazabaho abantu bazavuga ngo njye nizeye iyerekwa ry'ihema, ariko natagira na kimwe akora, decir que creen. noneho nta na kimwe bizamumarira kuba yarabyizeye Habrá personas gusa. que dirán, yo creo. Hazabaho abandi bazavuga ngo njye narabyizeye ariko ndakora kugira ngo ibyo bihinduke ukuri, iryo sezerano rijyanye n'iyerekwa ry'ihema. Nuko rero Muéstrame nyereka tu fe kwizera kwawe por tus obras. binyuriye mu mirimo, mu bikorwa byawe, n'icyo urimo ukora. Mostraré mi fe por las obras, Nanjye el trabajo que ndakwereka estoy kwizera haciendo en kunyuriye mu mirimo, del umurimo cumplimiento ndimo de nkora la misión de la carne. ku bijyanye n'iyo poroje yo gusohozwa kw'iryo yerekwa ry'ihema. Uko rero niko
la iglesia del Señor Jesucristo itorero ry'umwami Yesu Kristo rizagera ku musozo kugira ngo nyuma rijyananwe na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Dios va a estremecer este mundo Imana igiye kunyeganyeza iyi si con ikoresheje la tercera etapa, ugukurura kwa gatatu, con su presencia ikoresheje dentro de su iglesia. ukugaragara kwayo imbere mu itorero ryayo, Esa etapa irimo isohoza icyo gihembwe está aricyo prometida yasezeranije, y que se kandi manifestará izigaragaza cuando ubwo venga hazaba la haje apertura ugukandwa para la iglesia kuzuye del itorero Señor umugeni Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo. Pero Ariko la persecución akarengane completa mu de la mwuzuro tribulación, kazaza mu kaga gakomeye muri grande tribulation. Nuko rero mu gihe cyo gukandwa hazaza la manifestación ukwigaragaza mu mwuzuro k'umwami, hazaza umuzuko w'abapfuye muri Kristo ndetse no guhindurwa kwacu twebwe abari turi bazima. Nuko nyuma mu minsi mike cyane tuzaba turimo twantrena dutoza umubiri aha ku isi. Rero tuzabona buryo ki uzaba ukora neza, muy bien ese ukora neza uwo mubiri mushya kugera ku rwego levantaremos tuzabasha kugendamo tukaguruka tukagenda nka kwa kundi Yesu Kristo yazamutse ajya mu ijuru akajya mu rugo rwa data wo mu ijuru. hace 2000 años Hashize atrás, imyaka 2000 itambutse ubwo yazamukaga akagenda, yagiye mu rugo rwa data wo mu ijuru kandi ari hariya. y ahora Rero ubu ni twebwe noneho tugezweho n'uruhare rwacu twebwe kujya mu rugo rwa data wo mu ijuru. Ariyo mpamvu dukeneye umubiri mushya ujya mu birere byose interdimensionnel, umubiri uhawe ubwiza, umubiri utunganye, umubiri ufite ubugingo bw'iteka ryose, kugira ngo tujyananwe na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Urumva ko ni fete, ni umunsi mukuru n'ibirori de las bodas byo kwiyakira by'ubukwe bwa Kristo n'itorero rye, ubukwe bw'ubumwe bwa Kristo ndetse n'itorero rye. y Cristo Kandi Kristo noneho azavuga ubwo azaba arimo turamutsa dusuhuza, avuga ngo carne, esto izi ni inyama zanjye, ukuboko kwawe ni inyama zanjye n'amagufwa yanjye. este Aka kaboko es una ni akaboko kahawe ubwiza kameze nk'ukuboko kwanjye, kandi niko n'umubiri wawe wose umeze. Umubiri uhawe ubwiza umeze nk'umubiri wanjye uhawe ubwiza, niko Kristo azatubwira. así será Uko rero niko bizaba para todos kuri nosotros. twebwe twese. Seremos Tuzamera neza neza duse nka we, a imagen y turi semejanza ishusho n'imisusire bya Kristo. por lo Nuko cual ariyo mpamvu rero trabajemos dukora en el proyecto muri proje y'Imana de la y'ihema Gran rinini Catedral. katedrali. Kandi icyampa ngo Imana ibamugisha kandi barinde kandi bakoreshe cyane muri iyo proje y'Imana. Mwibuke ko ari isezerano, Y kandi esa iryo promesa, sezerano, esa visión, iryo yerekwa vuba, pronto va a ser iryo yerekwa una visión hecha realidad. rizahinduka iyerekwa ryahindutse Y ukuri, tendremos el kandi privilegio tuzagira de ihirwe ryo kuvuga ngo hanyuma tuvuge ngo njye narakoze en ese proyecto divino. muri iyo proje y'Imana. El que no trabajó Udakora podrá noneho decir, ntabwo azabasha kuvuga ngo tan hermoso ese ati mbega ukuntu urusengero rwiza, iri hema rinini katedrali, pero ariko yo no trabajé. ntabwo nigeze nkora ngo ndwubake. Si yo hubiera Nk'iyo sabido nza kubimenya que iba a ko ser tan ruzaba ari glorioso, rwiza hubiera gutya trabajado. nari gukora. Es que Ni ukubera yuko tiene que ser por bigomba gukorwa no kwizera, kubyizera. Noneho utabyizeye, noneho utizera, noneho ntabwo yakora, nta murimo yasohoza. Hatariho kwizera ntibishoboka kunezeza Imana. Nuko rero adelante mukataza imbere mukora muri iyi proje y'Imana y'ihema rinini katedrali. Kandi icyampa ngo Imana ibaho umugisha, ibateze imbere, ibakoreshe cyane mu murimo wayo muri iki gihe cy'iherezo. Kandi tuzakomeza kurebana iteka n'iteka ryose. Rero tugiye gukomeza dusunika cyane kugira ngo vuba bishoboka bihinduke ukuri. Iyi proje y'ihema rinini katedrali, reka basigane na misiyoneri Miguel Bermudez Marin hamwe natwe bundi bushya, kugira ngo bityo asoze iki gice cyacu muri iri joro. Nuko bityo namwe mubashe gutaha musubire mu ngo zanyu munezerewe, murimo mushimira Imana mu kuba muri iri joro twishimiye tukanezererwa imigisha y'Imana
y también kandi nosotros natwe podamos ir tubashe de regreso guhindukira al lugar donde tujye estamos. aho twari turi Y también kandi bityo tubashe no gupakira ibikapu byacu kugira ngo ejo mu gitondo dukore urugendo. Ni byiza, icyampa Imana ibamugisha kandi barinde. Ndabashimiye cyane kubwo gutuza kwanyu.